umwara narakaye noneho nta mukobwa ugipostinga sheriwe ijya kubona tukabona save the date ka save the date nabwo ukayipostinga aho mwavuye mu murenge aho ngo biba bitagipfuye ubundi umurenge no wagapostinze iyo ni foto wakizaza kuko buriya niyo byagera bikanga ariko ni ikintu umuryango ubuzi oya icyo ni ikintu umuryango ubuzi ugomba kuba proud yacyo noneho kuko nibinanga bizabyanze mu muryango nyine nawe wabyeretse nyine nta kundi yego ariko ibintu bya boyfriend werekanye bampaye indabo na posting yego uwo muntu ntago ari njye rwose ni ukuvuga ngo iyo uhawe kado iyo ufite akantu keza boyfriend yagukoreye ni wowe ubyimenye ubwo na boyfriend aje akambwira ko utapostinze namubwira ati waretse nka gukampostingira wowe ukabipostinga ntabe umva kanti uwo ngo rero ari yufa usanga nzajya mbifata n'amata mbibike ku buryo nzajya mbyiziriza umwaka cyo gihe tubana niki cyagukanze nata hari akantu basamusire bakinye kera ngo niki cyagukanze nyagahe niki cyagukanze ni abantu kigeze kuba hose ku buryo postinga boyfriend posting umuntu banjye abantu baranteranyije cyane mbere byaranambazaga ko ngiye umuntu anteranyije nayo ntabwo byambabaza ubuzima bwose cyane akubwira ati nimba ari mu bizera buriya bakaba ari kumwe nawe nturi kumwe nanjye uwo niwo girlfriend wawe we yakaba ari we girlfriend wawe kurusha uko mba ngiye none se nimba ari we wizeye wakaba ari kumwe n'uwo wizeye ese umuntu yakundana n'umuntu atamushakaho amakuru oya ikibazo ntabwo ari amakuru none se ayo makuru urayamenya none se ni urugero Natasha aramutse ari umukobwa usohoka cyane kandi akaba yarajijije boyfriend we atajya asohoka adashobora no gusoma ku nzoga adashobora no gukora ibintu mu nshuti zawe muri clique yawe akaba harimo umuntu umwe uzuranye na boyfriend we cyangwa n'umugabo runaka muri kumwe agatanga ayo makuru kubera yuko bayamubajije yabakoze ikosa cyangwa yabatumye ashobora gutuma uwo muntu agukunda kurusha ukavuga ati kumba mu byeri uyu ni umukobwa nashakaga niwe nasengeye icyambere umukobwa yabitanze it's none of her business sibyo icya kabiri ntago atanze amakuru meza kuri njye kuko nta kintu kiza nakoze ngo abari cyajya kuvuga cyashatse gutuma bagukunda arayatanze kugira ngo anteranye ariko siyo gahunda ye ariko boyfriend biraterwa nuko abyitwaramo ashobora guhita kujyana kuri date agahita akubwira ati rero wanyweye akantu wenda kugerageza tuvuge ukahita umubwira ati shasi njya mu nzoga agahita akubwira ati mugenzi wanjye gutya na gutya kandi kunyesha ntabwo ari ibyo umuntu akuganije gutyo hari umuntu ungana n'ubaho